dore ibintu ukwiye guhagarika kugira ngo utere imbere. Ntukige cyangwa ngo witakaze icyizere. Irinde kuba ngo sinshoboye cyangwa se ngo nta kintu nageraho. Oya, tangira kwizera no kubona agaciro kawe. Icya kabiri, ntukagiranye ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Oya, buri muntu wese afite inzira ye, igihe cye n'inzozi ze. Shyira imbaraga mu kwiteza imbere akora ibyo abandi bagezeho. Gatatu, ntugafate ibyemezo kubera ubwoba. Kubera yuko ubwoba bwo gutsindwa bushobora gusubiza inyuma cyane, bityo bigatakaza ibyo wari ugiye gukora. Tangira ibikorwa nubwo byaba ari intambwe no, niyo ntangiriro yawe y'iterambere. Icya kane, ntukagire imico yo gutinza ibintu. Irinde kuvuga ngo nzabikora ejo cyangwa se ejo bundi ngo haracyari igihe. Oya, hagarika ibyo, kuko biragusaba kujya ushyira gahunda imbere n'igihe runaka y'ibintu byawe. Icya gatanu, ntukabe mu bantu baguca intege. Kubera yuko hari abantu bava mu mbaraga zawe aho ukongerera izindi. Hitamo abaguha imbaraga, abaguha ibitekerezo byiza kandi bagushyigikira. Icya gatandatu, ntukishyure mu byangiza ubuzima cyangwa umutungo wawe. Oya, bivuze ngo biragusaba kwirinda ibiyobyabwenge, inzoga nyinshi, gukina urusimbi, ubusambanyi butandukanye cyangwa se itabi. Kubera yuko ibyo byose bishobora gutuma utakaza ubuzima bwiza, amafaranga ndetse n'icyerekezo cy'ejo hazaza. Icya karindwi, ntukabike inzika cyangwa se ngo wange kubabarira abantu. Kubera yuko umujinya n'inzika ni umutwaro utuma umuntu atagenda neza mu buzima bwe. Ako kantu sinzi mukumvishe neza. Gira umutima wo kubabarira abandi kandi wibakire ku makosa yawe. Icya munani, irinde kubura gahunda cyangwa se ngo wumve wabaho uko bibaye, cyangwa se wirinde kubaho nyine uri muri abantu ngo n'ubundi ni ibingibi narabyakiriye nzabaho gutya. Oya, iyo ubayeho nta ntego cyangwa se nta gahunda, ubayeho uhuzagurika, bityo bigatuma iterambere ryawe ritagerwaho uko ubishaka. Buri cyumweru uteganya ibikorwa, intego n'icyo ugamije kugeraho. Icya cyenda, ntukagende ku bitekerezo by'abandi gusa. Oya, ntuzahe amahirwe umuntu n'uyu n'umwe. Ntuzigere wemera ko abandi baza kugenzura ubuzima bwawe. Tegura ibyawe kandi uhagarareho ku byemezo ufata. Icya cumi, ntukumve wabaho mu byahise. Ntuzemere ko amakosa cyangwa se ibihe bibi byahise bigufunga mu rugendo rwawe. Menya kwiga kuba byabaye ariko urebe imbere yawe. Cyaje usanga umuntu nyine yitakaza icyizere ngo n'ubundi ngo nahise ngo nabitekerezagaho nabikora nkahomba. Ibyo ngibyo ni ikosa. Kora subscribe kuri YouTube channel yacu, Rwego Kabiri. Narababwiye ngo ndabakunda.